Ubaka anya Yesu nzegere kuko umwijima ukabije mw'isi icyo nkeneye nukukwegera kugira ngo numva ijambo ryawe. Nshuti mwene data, we tugiye kongera kubana uyu munsi, nongeye kugushimira kandi uhawe ikaze kuri Alliance Stories. Ni mu nkuru z'Uwiteka, ni mu buhamya mbese bw'ubuzima bwanjye, bw'ubuzima bw'abandi bose bagenda bahura n'Uwiteka, bagira ubuntu Uwiteka akagera aho bakura akabagira aho bageza. No kuri mu by'ukuri turi muri iyi si, ndakubwiza ukuri ko nta wundi muntu uretse Yesu Kristo ufite ubuzima bwacu mu biganza bye. Iyo tumuhaye ubuzima bwacu tukabwerekeza mu biganza bye, nibwo tubaho mu buzima bwiza turi muri iyi si. Iyi si ni mbi, iyi si ni umwijima, iyi si mu by'ukuri nta nubwo ari iyacu, kuko ubundi si yacu ya Edeni. Ariko aho Adamu na Eva bakoze icyaha byatumye nyine dutura mu isi, ariko hari Uwiteka nyine yaduteganyirije, nk'uko Yesu Kristo yabivuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Aho rero niho tuzatura tuvuye muri uyu mubiri. Iyo tuvuye muri uyu mubiri nta handi tujya, naho ngaho aho hera, aho hatagira imibabaro, aho hatagira ibibazo, hatagira agahinda, mbese ibintu byose biba ari ibintu by'Uwiteka gusa. Ariko tukiri muri iyi si nabwo twemerewe kuyibaho turi mu mahoro, atari uko ibyo byago bitaba, atari uko ibyo bibazo bitaba, ariko tuba turi mu mahoro kuko tuba dufite Yesu Kristo uza mbese akabana natwe muri bya bihe akaduhumuriza. Uyu munsi nshuti mwene data, nashatse kuvuga ku nkuru nakunze kujya mvuga ngo nzavugaho ikibazo cy'ururimi rwacu. Ikibazo cy'ururimi rwacu, mu by'ukuri ururimi rwacu turukoresha gute? Ururimi rwacu rutumariye iki? Ururimi rwacu rwangiza abantu bangana iki? Hari igihe mbitekerezaho nkavuga ariko mu by'ukuri iyo dutekereza uburyo dukoresha ibyo Uwiteka yaduhaye, ibyo yaduhaye gutunga imibiri yacu dutunze, ibyo dufite byose, amaboko yacu, amaguru yacu, buri kimwe cyose, ariko cyane cyane ururimi ruvugwa mu buryo bwinshi muri Bibiliya. Hari ukuntu nagiyeho njya gushaka imirongo myinshi igiye itandukanye ivuga ku rurimi muri Bibiliya. Mu by'ukuri ni myinshi igiye itandukanye, nawe wayishaka wayibona. Ushobora gusoma mu Migani igice cya 10 umurongo wa 19, Imigani 12:18, Imigani 15 umurongo wa 4, Imigani 18:21, Imigani igice cya 21 umurongo wa 23. Ushobora gusoma muri Zaburi igice cya 34, 39, 141. Aho hose mbese ni henshi. Twajya no muri Matayo mu Isezerano Rishya, Matayo, Luka, Abaroma, Petero, Yakobo, Abefeso. Aho hose bavuga ku rurimi. Kubera ko ururimi ruvugwa cyane muri Bibiliya, kubera ko Uwiteka yavuze ngo turinde ururimi rwacu kurite ikindi cyose kirindwa, tujye tumenya amagambo tugiye gusohora tugiye kuvuga. Navuga ngo ubuzima bwacu bushingiye ku rurimi, kuko reka nijye kuvuga byinshi, ariko reka tubaze dusombe wa mugani mu Migani igice cya 12 ku murongo waho wa 18. Haranditse ngo habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Ngo habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Ururimi rwacu bishatse gusobanura ko ni nk'inkota, ruricana. Ariko amagambo y'umunyabwenge urumva mbese aramutunga. Kandi n'Uwiteka yavuze ngo tuzatungwa, mbese ururimi rwacu tuzatungwa n'icyo rutuzanira. Nituvuga ibyiza, ururimi rwacu ruzatutungisha ibyo byiza twizaniye. Nituvuga ibibi, ururimi rwacu ruzadutungisha ibyo bibi ubwacu twizaniye. Ariko ntarajya muri detail kuko hari icyo numvaga nshaka kuvuga kuri iki kintu cy'ururimi. Reka twongere dusome ku mu Migani igice cya 18 ku murongo waho wa 21. Haranditse ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana.
nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Ubwo bivuga ngo wowe uko uzarukoresha ruzagukiza cyangwa ruzakwica. Cyakuza kubivugaho byose icyarimwe nkomeje gato, reka mbanze nsome no mu Befeso igice cyawo cya 4 umurongo waho wa 29. Haranditse ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Riheshe abaryumvisha umugisha. Bivuga ngo ijambo ryawe, amagambo aturuka mu kanwa kawe ushobora kuvugisha ashobora guhesha abandi umugisha. Ariko se reka tujye tunabireba mu bundi buryo. Niba ayo magambo yawe ashobora guturuka mu kanwa kawe yahesha abandi umugisha, abaye atari meza yabahesha iki? Si umuvumo? Hari igihe abana b'Imana dushobora kumva ko mu by'ukuri ibintu byose dusabye ari Uwiteka kubidukorera. Ariko reka mbanze nsozereze gato muri Yakobo igice cya 3 ku murongo waho wa 5 kugeza ku wa 10. Aramvuga ngo n'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. N'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Ngo kandi koko ururimi n'umuriro, yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje. Ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, n'ububi budatuza bwuzuye ubusagwe bwica. Urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Oh my God. Reka mbabwize ukuri, ururimi urabyumva. Wenda nshobora kuba nsomye iyi mirongo nsa nk'uwirukanga. Mwene data ndakwinginga, erega sinkavuga inkuru z'Uwiteka ngo ubyumvire hano urangize wenda witurize. Nawe jya ufata Bibiliya yawe uyisome wongere usubire mu bwari kubundi ibi bintu yasomye byanditse muri Bibiliya. Ese nanjye niko wenda mbyumva, kugira ngo nawe wibaze, erega unasabe na Mwuka Wera kugira ngo agusobanurire ibyo uri gusoma, wumve koko biri guhura wenda nanjye n'ibyo navugaga. Ariko icyo nshaka kuvuga hano ni iki? Twumvishe ururimi ibyo rukora ni byinshi pe, ariko ahantu hanyuma baravuze ngo iki? Ururimi ukoresha ushimisha Uwiteka cyangwa uramya Imana, ni narwo ukoresha uvuma abana b'Imana. None rero ngiye cyo nashatse kuvuga ku rurimi niki? Naravuze ngo ururimi, niba twebwe abana b'Imana, niba twebwe abakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, niba twebwe abasenga dukunda kuvuga ngo ibintu byose ngiye kubisaba mu izina rya Yesu Kristo, kandi ukabyizereramo ko ariko biri bugende, ko biri bushoboke. Ni gute wumva ko ibi bwo uvuga bwo bidashoboka, ko bitabaho? Niba ujya kurya ugasenga ugasaba Imana ngo niyeze ibyo ugiye kurya mu izina rya Yesu Kristo, kandi ukaba ubyizeye ko Imana igiye kubyeza kugira ngo hatagira ikikwangiza kiba kirimo. Niba ugiye kuryama ukavugisha urwo rurimi rwawe, Mana undinde, umpe inzozi nziza, ni gute wakumva ko ibyo bintu bishoboka ariko ibi uvuga ukumva byo bidashoboka, bitagerwaho? Ahantu tuhatekerezeho. Mu by'ukuri ikintu nashatse kuvugaho hano cyane cyane ku rurimi nuko hari ikintu Imana yigeze kunyereka, nigeze kuyivugaho iyo nkuru, ariko naje gusobanukirwa nyuma, kuko hari ukuntu ngewe ngira gutya nkanicara nkandikira Imana, nkavuga Mana ahantu wenda sinsobanukiwe nshaka gusobanukirwa, ahantu se bimeze gute? Uwiteka rijya atinda kunsubiza bitewe nuko
abona ko mfite inzira nzanyuramo zo gusubizwa n'ibyo wenda mbwira. Nshobora kuzareba video nkumva nyine wowe undi yabibwiye, nshobora kuzaganira n'umuntu nkabyumva, nshobora kuba nzasoma Bibiliya ku gice wenda ntarageramo ngasangamo icyo gisubizo. Akenshi niko Uwiteka abigenza. Nanjye rero sindambirwa iyo mubaje ikibazo ndavuga okay, niba atansubije uyu munsi cyangwa ejo, ubwo igihe kiracyahari kizaza igihe azansubiriza. Iyo nkuru rero nigeze kuvugaho, navugaga ku bantu baryamana bahuje ibitsina. Abo bantu turabizi ko ari icyaha. Uwiteka yigeze kubinyereka mu nzozi. Iyo nkuru nayivuzeho mvuga uburyo Uwiteka yabinyeretse ko abo bantu bazarimbuka. Ntago yigeze ambwira ngo ni abantu bazababarirwa cyangwa bise bazarimbuka. Kubabarirwa wenda nshatse kuvuga ni iki? Kuvuga ngo uzarinda ava muri iyi si, uzarinda ava muri ubu buzima atarahindukiye, atasabye Uwiteka imbabazi, ari muri ibyo bintu aryamana nabo bahuje igitsina, azarimbuka. Ibyo bintu Uwiteka binyereka, nta nubwo nta discussion twagiranye, nta bintu byinshi. Ndabyibuka iyo nkuru nyivuga, navuze ukuntu najyaga numvaga mbabajwe cyane cyane n'abo bantu, ko najyaga ndeba nkabona nk'umusore, nkabona aragenda ukabona koko wagira ngo yavutse ateye nk'abakobwa, nkabona hari umukobwa kuko ukabona yavutse ateye nk'abahungu. Nkavuga se Mana, najyaga nicara nkabatekerezo nkavuga ko Mana, aba bantu ni gute uzabarimbura atari bo biremye? Kuko nkumva mu by'ukuri ni nko nashinjaga Imana, narebwaga ni gute aba bantu uzabarimbura, ni gute Bibiliya ibivugaho, ni gute aba bantu bazarimbuka ari weho wabaremye, ari we wabaremye uko bari. Ariko Uwiteka icyo mukundira, ntabwo yigeze wenda arakarangwa ndakarire, yarabibonaga akabona ko kuko ntarasobanukirwa uko bimeze naho bituruka, kugira ngo azabashe kunsobanurira nyuma. Ariko icyo gihe mbiganiraho gutyo, mbyivugisha gutyo, mubaza, yahise ampa inzozi zivuga ngo bazarimbuka. Yahise abinyereka, ntago ngiye kubisubiramo. Wenda reka nshyireho iyo link kuri iyo nkuru mbivugaho kugira ngo n'undi wabashaka kubireba, kuko icyo gihe nagerageje kwifashisha na AI nkora amashusho agaragaza uburyo cy'izo nzozi Uwiteka yari yazimpaye. Mu by'ukuri nyuma nibwo naje guhita mvuga nti okay, ubwo nta discussion nkwiye kugirana n'Uwiteka, njya kongera kumubwira ngo none se unsubije icyo. Narabyemeye, ndavuga Imana nuko ivuga nyine yabinyeretse, bazarimbuka 1.13 c'est tout. Ubwo rero nyuma nibwo Imana yaje kusa nk'impishurira binyuze mu bandi bantu nyine Imana yagiye ibwira abantu bagiye bahura na Yesu Kristo, akagira uko abasobanurira ibintu, akagira byinshi wenda babwira bigiye bitandukanye. Icyo Imana yanyeretse ni iki kuri icyo kintu, ari nacyo kintu cyanambabaje cyane. Ndavuga mu by'ukuri abantu dukwiye kurinda ururimi rwacu, abantu dukwiye kurinda ururimi rwacu, kuko hari abantu benshi bazarimbuka ari twe tubarimbuye. Hari abantu benshi bazarimbuka ari ukubera ururimi rwacu, ari ukubera imivugire yacu, ari ukubera imikorere yacu. Bene data, kandi uwo muntu nanarimbuka nawe ubwawe uzabibazwa. Icyo Uwiteka yabashije kunsobanurira kuri icyo kintu nuko hari ababyeyi babyara, ndabivuga nyine umubyeyi ugasanga agiye nko kubyara umwana we, tuvuge ugatangira ari umwana wa mbere ugiye kubyara, wifuza kubyara umwana w'umuhungu. Ubwo mu gihe wifuza kubyara umwana w'umuhungu ugatangira kubiverbaliza nyine, ugatangira kubivuga ngenda shaka umwana w'umuhungu, noneho ugasanga rero kakanwa twatuza ibyiza, kakanwa twatuza imigisha, kakanwa nyine tuvugisha dusaba Imana ibi nibi, noneho turi kukavuga dusaba ibyo Uwiteka wenda atatugeneye. Kuko niba uri gusaba uvuga ngo uyu mwana wa mbere ngiye kubyara agombe aba umuhungu, uri kubifixinga, mbese wabyatuye, uri kubihamya agomba ab'umuhungu, nshaka umuhungu. Muri wowe iyo umwana avutse akavuka ari umukobwa, hari n'igihe nyine uvuga utoke, ubwo nyine niko Imana ibishatse, ariko njye numvaga yagakwiye kuba umuhungu, numvaga nashakaga umuhungu. Wa mwana yego azakubera umukobwa, ariko ya dayimoni ihora hafi irekereje, kuko dayimoni Satani agendera mu kantu gato kose ako twakora kose. Buriya ikibi kitugeraho gishobora kutugeraho bitewe n'ayo magambo yacu, ariko niba twatuye amagambo mabi ntitukumve ko ari Uwiteka ugiye gusohoza ibyo twavuze by'amagambo mabi, ahubwo ni Satani ubisohoza. Ariko iyo ari byiza twatuje akanwa kacu tusaba Uwiteka kugira ngo ari we ubitugenera, bisohozwa n'Uwiteka. Ariko ibibi byose bisohozwa n'umwijima. Aho rero ndashaka kugira ngo abantu bamenye no kubitandukanyaho, kugira ngo umuntu amenye bigenda bite. Ubwo rero icyo Imana yansobanuriyeho ni iki? Nicyo kibazo cy'abantu. Umuntu avutse, umudamu atwita umwana
ari kwifuza ko aba umuhungu, umwana azabyara yagira gutya akasanga havutse umukobwa, uwo mwana azavuka koko ari umukobwa, ashobora no kugira imiterere nk'iy'abakobwa kuko nyine forme ye Imana yamuhaye nyine n'iy'abakobwa, ariko in mindset, mu mitekerereze ye azaba yibereye nk'umuhungu kubera bya bintu bamaze kumwaturiraho. Niba Imana ivuga ngo mwaturireho abandi imigisha, wongera usubire muri iyi mirongo yose nakubwiye yo gusoma ibyerekeranye n'ururimi, ibyo urukoresha, ibyo tuvuga nibyo mbese ruzatuzanira ibyo mbese natwe ubwacu tuvuga, niturukoresha nabi ruzatuzanira ibibi, turukoresha neza ruzatuzanira ibyiza. Aho rero nk'umubyeyi uragiye watuye ku mwana wawe, umwana we ntaranavuka, umwaturiyeho kuba ushaka ko aba umuhungu kandi Imana yakugeneye umukobwa. Uwo mwana navuka koko azaba ari umukobwa, uvutse ari umukobwa, ariko mindset ye ni umuhungu, mu bitekerezo bye ni umuhungu. Kubera iki? Kubera ibyo wamwaturiyeho. Satani azahita akoresha ya magambo kuko ni nka kontra usinyanye na Satani, umwemerera ko yakoresha ya magambo yawe wavuze ku mwana wawe. Icyo gihe rero in the spirit, mu mwuka, aho ibyo twe tutabona, nta nubwo marayika ashobora kuburana na daimoni, nta nubwo Yesu ashobora kuburana na Satani avuga ngo uyu mwana murekure, kuko ni wowe. Twebwe twahawe ububasha mu izina rya Yesu Kristo, twaremwe mu ishusho y'Uwiteka. Ubwo rero iyo tugize icyo tuvuga natwe ubwacu tukacyatuza akanwa kacu, ni nkaho tuba duhaye uburenganzira. Niyo mpamvu iyo turi gusaba Uwiteka ko agira icyo akora, tubimusaba mu izina rye. Ariko icyo dusabye cyose tutarengejeho izina ry'Uwiteka, waba urakaye waba ubabaye, buryo uba uri kugibwira umwijima, kuko Satani we agira ubwoba bw'ibindi byose wavuga ushyizeho izina rya Yesu Kristo. Ariko ibyo tutashyizeho izina rya Yesu Kristo, nuvuga ngo uri kubihereza umwijima kugira ngo abe ari wo ubigukorera. Aho rero no hahandi umwana nyine koko avuka ameze gutyo, cyangwa ugasanga umwana yaravutse abantu baje kureba wa mwana, buri wese atariko ateye nk'abahungu, arasa nk'abahungu, uwo ari wese ugenda nk'abahungu, ukora nk'abahungu. Mbese ayo magambo uwo ari we wese agenda yaturira kuri wa mwana, umuntu uwo ari we wese ugenda abivuga gutyo, ugasanga wa mwana akuze ari uko yiyumva. Icyo kintu rero nicyo nabashije gusobanukirwa mu by'Imana yaje kumpa nyuma, inyereka ko ururimi uburyo turukoreshamo ni ikibazo gikomeye. Aho wenda nuko nshatse kugaragaza kuri icyo kintu Imana yari yarampaye mu nzozi, ibinyereka ko abantu bazarimbuka, ariko nyuma iza kumpa no kongera gusobanukirwa birambuye kabo bantu mu by'ukuri ntago bigira gutyo, ntago ari bo birema gutyo. Biterwa nuko n'ababyeyi babaraba, bese umubyeyi yabigizemo uruhare. Umubyeyi ashobora kubigiramo uruhare, ariko n'umwana nawe ubwe ashobora kuba yanabigiramo uruhare. Ashobora gukura wenda bitewe na groupe y'abantu yagenderamo, ugasanga nabo bamwohereje kuri ibyo bintu. Bishobora guterwa none n'amashusho ushobora kureba. Hari amafilime aya yose asigaye asohoka muri ibi bihe, ugasanga buri gihe ni filime wenda n'agafilime koroheje keza, ariko ntikabuzemo umuhungu nyine witwara nk'abakobwa urimo urakinamo, umukobwa se witwara nk'abahungu urimo urakinamo. Ntubura wenda kureba video duto tugiye dutandukanye tw'abo bantu wenda bakundanye gutyo. Mbese ibyo byose biba birimo imyuka mibi igenda igukurura. Ariko nk'umubyeyi ubundi, niba utarigeze uganiriza umwana wawe, utarigeze unamwereka ko hari ibibi adakwiye kujyamo, wowe ugashaka ngo ubwe yirobanurire cyangwa se abashe kwisobanurira, wowe waba umumariye iki? Kuko ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo twigishe abana bacu kandi tubigishe bakiri batoya, kugira ngo ibyo tubigisha babikurane. Niba rero hari ibyo utabwira umwana wawe, desha niba hari ibyo wamwaturiyeho nk'ibyo byose bituma ahinduka gutyo, noneho nyuma ntunamwigishe, bigatuma atangira gukura yishakishiriza ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza, mu by'ukuri nk'umubyeyi nta n'ikintu umumariye, nk'inshuti nta kintu umumariye. Ariko aho ngaho none nashatse kuvuga kuri urwo rurimi, ni ukuri hari igihe mba mbivuga nkumva wenda sindi kubirambura neza, hari uko nshaka ko birambuka, ariko none nkumva sindi kubona amagambo nabivugamo kugira ngo birambuke uko nakabaye mbishaka. Ariko nzi neza ko iyo Uwiteka ashaka ko hari icyo mvuga, nuko abaziyumva ko hari abantu bigenewe biri bugereho kandi bakabyumva uko ashaka ko babyumva. Inshuti mwene data, reka ngushimire wowe twabanye, wowe dukomeza kubana, kuko nabonye ko hari abantu benshi bakomeje kunkurikira, abantu benshi bakomeje kumva izi nkuru z'Uwiteka, kandi no kuri mpora mbasengera, mpora mbasabira kugira ngo uko wumvishe inkuru y'Uwiteka ni ukuri gukomange ku mutima, uhindukire, umenye icyo gukora. Abo bantu rero reka nayo kugenda ntabahaye igisubizo cy'ibyo bintu, cy'abo bantu tureba tukumva nyine n'abantu tugaya, n'abantu bameze gutyo, kandi mu by'ukuri icyo turebeye hamwe nuko akenshi nabo ubwabo sibo biturukaho
bituruka ku babi baturiyeho, bituruka kuri iyo miryango yabo. Ugasanga hari igihe umubyeyi ibyo bintu nawe ubwo aba yarabinyuzemo, yarabibayemo, akaba ari nka sinyatire yasinyanye n'umwijima, yarabikoze nubwo wenda nyuma yaba yarabyihanye, ariko tarasinyuje ibyo yasinyanye n'umwijima. Icyo gihe bijya ku bana be, bijya ku bandi nyine kubazamukomokaho. Nyamara yabona wa mwana wakuze ameze gutyo, ugasanga arimo aramurenganya, ugasanga arimo arumva nyine nawe bimubabaje, ariko mu by'ukuri hari n'igihe nyine baba ari uruherekane bw'ibyo bintu. Ari nacyo kintu ushaka kuzavugaho ubutaha ku kintu cyerekeranye na heritage. Mbese mu Kinyarwanda hari ubwo babyita gute mujye munyaganira, niba ari umugabane, gusa si ibyo ubanza ari umugabane, mbese umugabane wa buri mwana, uko umubyeyi ndavuga ngo umwana wanjye ndamuhiki. Reka ubutaha tuzaganire kuri icyo kintu, noneho tunarebe ni iki duha abana bacu, ni iki tugenera abana bacu, mbese mu by'ukuri ni iki dukwiye no kugenera abana bacu. Nshuti mwene data, icyo nashaka gusozerezaho mvuga nuko abo bantu ari abameze gutyo, icyo Uwiteka ashaka ni iki, nuko dukwiye kubasengera. Nubona umuntu ari mu byaha, nubona umuntu ari ateye gutyo, yaba ari uwo muntu uryamana n'abandi bahuje ibitsina, ntukamugaye, ntukanamwegeze kure, ntukamwitarureho, ahubwo icyo akeneye ni iki, n'amasengesho. Icyo Uwiteka ashaka nuko tureba nkuko nawe areba, nuko tugira umutima nk'uwo nawe afite, nuko mbese mu by'ukuri twumve ngo Yesu Kristo abaye atuye mu mutima wanjye, Yesu Kristo abaye ari muri nge, wifate nkaho ari wowe Yesu Kristo kuko atuye muri wowe. Yaba areba gute, uwo muntu yamufata gute, byagenda gute? Icyo Yesu Kristo we yakora nuko yamureba akavuga ati ni ukuri Imana ikubabarire kuko utazi icyo ukora. Bivuga iki rero? Bivuga ngo Uwiteka yaba mureba akabona koko atari we, nawe ni ikimurimo, ariko nawe si we wakishyizemo. Wenda hari abakimushyizemo, hari aho yanyuze ntamenye ibyo ari gukora, ibyo byose bikamujyamo, ariko Uwiteka aravuze ngo amasengesho yacu tukiri muri iyi si agira umumaro. Uwo muntu wamusengera yahinduka, uwo muntu ugize icyo umumarira, nta kindi wakora uretse kumusengera. Wimuseka, wigenda umuvuga hirya hino, amasengesho yawe yagira umumaro. Rero sengera uwo muntu uwo ari wese, mureke dufate umwanya wo kuzajya dusengera abantu kuko icyo ni Imana ishaka. Nshuti mwene data, ndakubwiza ukuri ko ibihembo byawe bizandikwa mu ijuru mu gihe uzajya ubona uwo ari we wese ufite ikibazo runaka, yaba ari uburwayi, yaba ari intambara, yaba ari mu byaha, yewe n'umwicanyi. Uyu ureba ukabona ni umwicanyi, wimutererana, witanya ahubwo ngo uzikana ko ibyo yakoze, ngo uziko yishe runaka. Oya, ahubwo wowe mwana w'Imana, fata umwanya uwo muntu umusengere kuko si we, ni kimurimo kimukoresha, kandi kimurimo cyakurwamo nawe ubwawe wowe uri kumusengera. Nshuti mwene data, reka rero tumenye uko dukwiye gukora nk'abana b'Imana tukiri muri iyi si kugira ngo dukomeze kwandikisha mu bwami bw'ijuru. Rero nkomeje kugushimira, kandi reka ngusabe wowe utarakora subscribe ukore subscribe, tujye duhora tubana mu nkuru z'Uwiteka. Kandi no kuri reka ngusabe ukore share, kuko iyi nkuru hari uwo wayigezaho ikaba yagira ikimumarira, hari uwo wayigezaho ikamuhindura ubuzima. Hari benshi baba bakeneye kumva iby'Imana, wenda baba bataramenya ibyo ari byo, baba bakeneye kugira aho babikura. Mwene data, kora icyo kintu kugira ngo n'ukuri nawe uhabwe umugisha. Kandi n'ukuri nkomeje no gushimirana buri wese dukomeje kubana, buri wese wakoze subscribe. Imana iduha n'umugisha.